Mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruri hanyuma y'ibindi bihugu ku rutonde rwo kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Mu gihe ruri ku mwanya w'156, Tanzania iri ku 124, Uganda 125, Burundi 147, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni 149. Nyuma yo gufunga bwa kabiri abanyamakuru Theoneste Nsengimana na Dieudonné Niyonsenga Cyuma Hasani n'abandi bagiye basangamo, u Rwanda rushobora kuzajya inyuma kurushaho kuri uru rutonde rukorwa buri mwaka na Reporters sans frontières. Inzitizi zitoroheye abanyamakuru bifuza gukora neza umurimo wabo zikomeje kwiyongera, bishobora no gutuma abanyamakuru hari ibyo batinya gutangaza ngo badahohoterwa cyangwa bagatabwa mu kagozi. Ni mu gihe itangazamakuru rikenewe cyane ngo naryo rimurikira abaturage, ribaha ijambo, rinabaza abari mu buyobozi aho bageze inshingano. Ni mu gihe kandi rishobora kuba umusemburo mwiza mu gucururutsa umwuka mubi no kugira uruhare rwiza rikoresha ibiganiro bifasha guhosha ubwumvikane buke n'ubushyamirane mu bene gihugu igihe cyose bigaragaye. Kuriya kuri niko kwari, kuko ntabwo Cyuma yabaga ahimba, nicyo kibabaza ukuntu bamufashe bakamufunga baramurenganyije, ugasanga ni umusirikare ariko ni na perezida wa komisiyo y'ibi n'ibi. Donc niba igihe cyose ashaka kuba mubona muri simoko kugira ngo bamutinye, be kugira n'uvuga nomezi ça va pas le faire quand même. Edouard Mutsinzi ari mu bantu banditse inyandiko za mbere avuga ati ariko uko turimo kubireba turasanga nta gihindutse, ingoma zihinduye imirishyo ariko abakaraze ni babandi. Nta nkuru ikuye ubuzima bwawe, ariko ndasaba mutaye mu community none ntabwo ushobora guhara uburenganzira bwanjye, nta muntu ushobora kunyamura uburenganzira bwanjye ukavuga navuka ngo. Ariko ikibabaje kugeza ubu ngubu nuko leta ntabwo igaragaza ubushake bwo kugira ngo abantu bashobore kwisanzura. Kandi rero reka mbabwire, itangazamakuru uko rimeze ubu ngubu rirabereka ishusho y'imibereho y'abaturage muri rusange. Inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro bya Radio Urumuri, namwe bakunzi ba RSP Info, turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza aho muri hose, haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ukwezi k'Ukuboza gusoza uyu mwaka w'2021 kwasanze abanyamakuru bagera kuri 6 bari muri gereza barafunzwe. Muri iyi minsi uretse inzitizi zikomeye z'ubwisanzure bw'itangazamakuru, abitegereza basanga hari n'ikibazo gikomeye kinateye impungenge mu bwisanzure mu bitekerezo mu Rwanda. Babwire ko twabatumiriye abatumirwa bahagije kugira ngo n'ibitekerezo biza ari byinshi ku ngingo nk'iyi ifite uburemere. Iki kiganiro nkaba ngiye kugifatanyamo na mugenzi wanjye Celestin Sebahire. Celestin, nongeye kugusuhuza kuko twahoranye mu mwanya. Nanjye ngoza gusuhuza Jean Claude muri ndabi rwose horana Imana, kandi nsuhuje n'abatumirwa bacu bose ndababwiye nti horana Imana. Nize ko tukiganiro kiza murakoze. Ya, urakoze cyane Celestin. Abadukurikiye bakumenyereye cyane nyine mu biganiro bya Radio Urumuri, ari nawe muyobozi wayo. Abatumirwa bacu rero akaba ari aba bakurikira: Marie Aimée uri mu gihugu cy'Ubufaransa. Twese tugiye gufungura abatarafungura mikoro zacu kugira ngo tubashe gusuhuzanya. Urakomeye Marie Aimée? Ndakomeye cyane. Ya, ikaze rero, ikaze. Twishimiye ko bwa mbere tubashije guhura, ariko ibijyanye n'ibiganiro umenyereye, nawe ubwawe utanga ibiganiro, hari abutumira ku ngingo zinyuranye kuri shene abantu bakumenyereyeho yitwa Gakondo Yacu. Nawe rwose hari byinshi uri butwungure kuri iriya ngingo. Ubwo rero twihereye ku bari n'abategarugori, hakurikiyeho Ariane Clarisse Mukundente, ukaba uri mu gihugu cya Canada, wowe usanzwe uza hano tukaganira. Karibu nanone. Urakomeye Clarisse? Ndabashuze muri ndahabi, hanyuma kandi mwakoze nanone kongera kuntumira muri iki kiganiro kireba itangazamakuru, kuko itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu cyacu. Ndasuhuza Marie Aimée, Ismaël na Didasi, hanyuma na Celestin. Ndabifuriza ikiganiro cyiza kandi ndasuhuza n'abakunzi ba Radio Urumuri. Murakoze. Urakoze cyane.
aho muri Canada rero ni naho Ismail Isidore Mbonigaba aherereye. Karibu nawe, turagusuhuza, turizera ko mumeze neza Ismail. Urakoze cyane Jean Claude, ndagusuhuje kandi nsuhuje n'abo turi kumwe muri iki kiganiro n'abazagikurikira. Urakoze cyane. Ubwo ntabwo nagiye nongeraho kuko hari n'ibyigaragaza. Nkawe Ismail Isidore Mbonigaba ukaba nyine iby'itangazamakuru ntiwigeze ubihagarika na rimwe. Abantu uretse ibyo kuba bari bakuzi mu Museso, Newsline, VPRX, ariko biragaragara ko inyuma aho ngaho amaso aribonera. Ukaba uri n'umunyamakuru nyine kuri Radio Centre Ville. Ibiganiro byatangiye kutugeraho rwose, urakoze kuba unabidusangiza. Natangiriye mu kinyamakuru cya kera cyane cyitwa Isibo. Urakoze cyane, nawe uri mu binararibonye. Ubwo nari nibagiye kongeraho yuko Ariane Clarisse Mukundente mu bintu byinshi akora mu buzima yaje no kongeraho n'ikijyanye no kwihugura no kwiga akaminuza iby'itangazamakuru, ariko ubu arabikora. Ibindi ni ukugira ngo nyine abinononsore. Didas Gasana uri mu gihugu cya Suède, nawe abantu bakumenye cyane mu kinyamakuru Museso, Newsline. Urakomeye Dida? Ndakomeye bwana Jean Claude, ndagushimiye kandi kuba wongeye kuntumira. Shoza bagenzi banjye Ismail Mbonigaba, Ariane, Marieme na Sebayire Celestin. Uje kandi abazatwumva. Kino kiganiro ni ikiganiro gikomeye cyane, ndize kuza gutanga ibitekerezo bifasha abantu kumva iyo tuva n'iyo tujya muri context ya media. Nubwo ngiyewe ndi umupansiyone, nge ntago nkiri muri media, ndi umupansiyone, nabaye umuhinzi n'umworozi, ariko ntago nabura icyo nanjye natangiza abantu. Murakoze cyane. Abantu bamaze no kumenya yuko ukora no mu bijyanye n'amategeko nyuma yo kubyiga. Mu mwanya rero turanizera yuko undi mutumirwa aza kuhagera agakomereza aho tube tugeze. Ni Jean Claude Nkubito, nawe nk'abandi twavugaga ni inararibonye mu mwuga w'itangazamakuru. Nkaba nagira ngo rero ubwo turi kuvuga ikibazo cy'itangazamakuru, two kukivuga wenda bamwe bavuga bati ibyo bavuga ni ibyahehe, ko twumva biterekeranye, ibibazo bavuga ni ibi, ariko birahagije ko twanyuzaho naho yaba iminota 2 aho nk'abanyamakuru bo mu Rwanda ubwabo bivugira, naho bavuga interuro 1-2 bya igitekerezo kuba badukurikiye. Nkaba ngira ngo rero twumve bamwe muri bo. Baravuga ati kuki uyu muntu yakoze inkuru, kandi turabizi ko hano mu Rwanda umuntu uvuga ukuri, mon ami, mon cher ami, ntago ari nge wa mbere, singe wa nyuma, ari n'itsinda bagenzi banjye, namwe muri mwe murimo. Umuntu uvuga ukuri, umuntu ugaragaza ibitagenda neza wese egal gusomeshwa urupfu, kujyanwa muri gereza, gushiraho ibingibi. Nk'ikinyamakuru rero Umubavu, kimwe mu binyamakuru bikorera mu Rwanda kandi byemewe n'amategeko y'u Rwanda, kikaba kitambutsa inkuru zifasha igihugu kugera ku iterambere kiba cyarihaye, ndetse no gushyira muri gahunda intego kiba cyarihaye. Duhari nk'ikinyamakuru rero kugira ngo dutange natwe umusanzu wacu mu kubaka igihugu, cyane cyane dukora kuri za nkuru zituma ubuyobozi bwibanda cyane cyane ku nyungu z'abaturage, kuko nibo bakorera. Muri gereza nabonyemo abantu koko bakoze ibyaha, ariko harimo n'abandi b'inzirakarengane. Ni umunyururu, ni ingoyi, ni iyicarubozo. Ni ibintu ngewe mbabazwa n'abantu bavuye muri gereza batajya bavuga ibintu babonye muri gereza. Ngewe nyoberwa ahantu babaye. Imibereho wenda y'abadamu baragerageza kuyitandukanya n'iy'abagabo. Wenda umuntu yabaye muri gereza z'abagore wenda yavuga ati wenda harimo akantu k'akayaga, ariko izindi gereza ni irimbukiro, ni umunyururu rero ndetse mubi cyane. Ntabwo navuga ngo ni igororero.
incamake ariko buri nteruro ifite icyo ishobora guhamagaza mu mutima wa buri wese ku bijyanye nuko abanyamakuru mu Rwanda bakora akazi kabo ariko nuko babona ibibazo barimo byifashe. Abo tumaze kubona bose ntabwo twavuga ko bari mu bihe byiza, bari mu bihe bikomeye. None dutangira rero, reka ngo ijambo ukomeze Celestin Sebahire dufatanyije kuyobora ikiganiro, ingingo yo yumvikanye. Celestin. Urakoze Jean Claude. Iyi ngingo tugiye kuganiraho, tugiye kubaza aba banyamakuru bagenzi bacu ibyo babitekerezaho. Ni ingingo rwose ikomeye y'izingiro mu by'ukuri ry'uyu mwuga wacu, uretse kuba atari umwuga wacu nyirizina, dufite ibintu dukora ku ruhande ariko twakora tuwukunze gusa kubera ko nyine dufite akamaro tubona ufitiye igihugu. Ndagira ngo twitangira, hari uwageze kuvuga mu kanya, agomba kuba ari Gasana, avuga ati kumenya amavu n'amavuko, kumenya ukuntu ibintu turimo tuvuga muri kano kanya, aho itangazamakuru mu Rwanda rwose bigaragara ko rifite inzitizi zikomeye cyane. Abana bagenzi bacu bamaze kuvuga mu kanya, wenda tugaruka mu kanya tunibaza impamvu ikibitera, turareba wenda ntibishoboka, turareba ko byagenda. Ese nagira ngo wenda maze nka wenda numva bamwe bafite uburambe cyane mu mwuga muri itangazamakuru, habamo nka Isidore ashobora kuba yatubwira, Ismael Isidore rwose mboniga bakatubwira, akatwiza amagambo avunaguye ukuntu itangazamakuru rwose uhereye muri za 90 kuzamuka kugera ubu ngubu uko ryagiye rizamuka, niba nako ryazamutse rijya hejuru cyangwa ryagiye rizamuka rikura nk'isabune nk'uko bavuga mu Kinyarwanda. Yatubwira rwose amagambo avunaguye cyane rwose kutwibutsa itangazamakuru kugira ngo rigere hano tugeze muri kano kanya. Watwibutsa uko byagenze Bwana Ismael? Urakoze Sebahire. Itangazamakuru aho rihagaze mu Rwanda nta handi bavuga ngo rigezaho umwana rira nyina ntiyumve, ariko uburyo ryazamutse, uburyo ryavutse uhereye muri za 90 muri bya bihe bya demokarasi. Muzi ko buriya itangazamakuru ryigenga ryo ryabayeho kera kuva za kinyamateka zishingwa. Itangazamakuru ryigenga n'ikinyamateka yaritangiriye. Ubwo rero kugeza muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, mu gihe cy'amashyaka menshi rero nibwo dushaka kugira icyo tuvuga by'umwihariko ku birebana n'itangazamakuru pluriel. Muri za 89 agira ngo nibwo ikinyamakuru numva bavuga ikinyamakuru cyari kigezweho cyane, cyabimburiye ibindi mu gutanga amakuru na za analize byigenga bidashamikiye ku butegetsi. Ni ikinyamakuru cyitwa Kanguka. Buriya kiri mu byabanjirije ibindi byose. Hazaho izo za Rwanda Rushya, hakurikiraho ibindi byose byabaga ari ibinyamakuru byigenga bitagira aho bihuriye n'ubutegetsi. Ubutegetsi bwaje kubyuka gukanguka nyuma, buravuga buti karabaye. Kanguka itagomba kwitiranwa na Kangura, kugira ngo batarabikurikiye neza batagira ngo uvuze kimwe kandi uvuze ikindi. No ngo Kanguka yaravutse, ubutegetsi yego. Nizere ko muza kudupermeta kujya twintervena gato iyo umuntu avuze ikintu. Ahubwo ikintu nibutse ko ngeze hasi yakoraga no muri Kanguka. Barakoranaga ibyo naringiye kuvuga na Ravi. Barakoranaga muri Kanguka. Ismail, wadufasha cyangwa ugafasha n'abantu batabizi neza ibyo binyamakuru byombi kugira ngo bumve aho byari bitandukanye cyangwa naho byari bihuriye, simbizi, kugira ngo abantu batabyitiranya. Ni ukuvuga ngo Kanguka yaravutse ivukiye ku bundi bunyamakuru bwari bwarabanje mbere bwitwa bwa Kazagwa. Kikaba cyarandikwaga n'ikipe y'abantu babaga bari anonyme, ariko hari abaje kugaragara nyuma nka François Munyabagisha uriya bita Sekidende, ari mu bantu bari inyuma ya Kanguka nizo za Kazagwa. None ubwo bagiye batanga amakuru, amashyaka amaze kuvuka, politiki irashyushye,
kanguka igezweho, ubutegetsi busa naho bukangutse nabwo buragenda bushaka gusenya, butangira gusenya nyine iriya kanguka yari ishyigikiwe na bakaje guhakwa, nta kintu yari buze no kubyerekeranye n'amafaranga. Noneho bashaka umuntu bitangeze yari umwanditsi, ahubwo yari asa naho yari ifite ka kioske hariya ku Gisenyi acuruza, nuko baramufata bati twandikire, nawe bamuha igikipe cy'abanyabwenge nabo bihishaga inyuma ye bakandika ibyo bishakiye, ariko nuvuga ngo baje gusenya hanini ibyo kanguka yabaga yanditse. Kangurana kanguka bizamukana gutyo, hanyuma izo za Rwanda rushya ni ukuvuga ko kangura yavutse kubera ko hariho kanguka, nicyo ushaka kuvuga? Ibyo birumvikana kubera yuko ubutegetsi bwose bujya gushaka uburyo busenya ikinyamakuru, bujya gushaka umwe mu banditsi. Ibyo ngibyo birumvikana, cyangwa se abantu bafitanye isano nacyo. Nuko nguko ngeze Hasani mu by'ukuri nawe yagize gutya, baramuterura bamujyana hejuru, bamukoresha ibyo bishakiye, birumvikana. Ubwo rero ni ukuvuga ko kanguka yasaga nkaho igaragara nk'iri muri opposition, hanyuma kangura ikagaragara nkaho iri inyuma y'ubutegetsi buriho. Kanguka ivuka ni opposition ntabwo yari yakabayeho muri za 89. Noneho bivuga ngo yo yari ikinyamakuru gikangura abanyarwanda muri rusange, kikagenda kigatunga urutoki ahantu hari utubazo, cyane cyane kuturebana n'amateka y'iwacu, kuko bavuga yuko kanguka iri mu binyamakuru byagiye i Nairobi kubonana n'umwami Kigeli. Iyo ntambara ntabwo yari yagatangiye. Murumva rero bari bafungutse amaso bareba kure. Ikinyamakuru kangura rero cyavutse, amashyaka yaremewe mu Rwanda. Ubwo rero icyakurikiyeho nuko byabaye vurugu, ibinyamakuru biba byinshi bizanye n'amashyaka. Ariko icyo navuga nuko ubutegetsi icyo gihe bwaroroshyaga, ntabwo byari bikabije. Ndabizi yuko hari ibyo bakoraga by'ubugome, nk'umuntu bita Kapiteni Simbikangwa arazwi kuba mu bantu bakubitaga abanyamakuru. Ngiye ninjira mu itangazamakuru muri 1992, njya gukorera ikinyamakuru d'abord cyitwaga La Nation, cyandikwaga hamwe na Nisibo. Nge namenyanye n'umugabo bita Ntawirusha Intege Boniface. Uwo mugabo akaba atarashoboraga kwambara inkweto, nuvuga ngo yahoraga yambaye rugabire yari yakoresheje kubera ibirenge byari byarabyimbye kubera inkoni yakubiswe na Simbikangwa. Ubwo rero ntabwo ubugome butoteza itangazamakuru ari iby'uyu munsi gusa, ariko umuntu yavuga ati nyabona bageragaho bakarekeraho nibura. Wenda aho ngaho Ismael munakunganiye yanakwibuka umupadiri wayoboraga kinyamateka nawe bigeze gutera ndugo y'amazirantoki, ndetse nyuma ku buryo utavuzweho rumwe, wagonzwe n'ikamyo apfa kurikiranye bitwa ba Nyiramutarambirwa wari umudepite, ku buryo kandi bisa nkaho gusa ku buryo n'ibintu nyine bitabaye tagize hagaragara ku buryo butazwi uburyo yapfuyemo rwose. Ndabyunabikira bw'inyeko bigaragaza ko leta nyinshi kuko leta zabaye mu Rwanda zigenda zihungabanya abanyamakuru zabuza amahoro. Oya, ntabwo ari kunsha mu ijambo, ibyo uvuze n'ukubira biranamfashije, n'ukujya tunibuka n'abantu nk'abo ngabo ba Silvio Sindambiwe uburyo bishwe, tudashyizemo abo banyapolitike. Ko yenda ntabwo twari tuzi iby'abanyapolitike cyane, ariko n'ibyo binyamakuru byagiye bivuga kubera ko hari abanyapolitike batinyoga kuvuga batari ko hari ibintu bitagenda, bakajya bakora uduclub hirya no hino, abo banyamakuru bakumviraho. Ikintu cyo kuba abanyamakuru baraterwaga ubwoba rero urumva ni ibintu byari bisakaye. Nanone nkumva naramenyanye n'undi muntu bita Semusandi Felicien, nawe wari warahahamutse, ingoma zose ntabwo zamuhiriye, yabanje guhunga ku bwa Kayibanda ajya mu Uganda. Bakoze kudeta aragaruka agira ngo ibintu bigiye mu buryo, ariko nabwo yaratotejwe ku buryo Semusambi yasaga n'uhahamutse. Nge nibuka ko yigeze gutega ipikipiki agenda ateranya umugongo n'umumotari ngo arimo kureba yuko inyuma hatagira umuntu umurasa.
ni ikibazo cyari gikomeye. Noneho ubwo ariko umuntu yavuga ati ibinyamakuru ntabwo byigeze bihagarikwa ngo bifungwe hakoreshejwe n'amategeko. Iterabwoba ryarakoreshwaga no kugura abantu bakabikora, abanyamakuru bakarwana hagati yabo, ariko udasanze ubutegetsi butigaragazamo cyane. Ubwo rero muri 1994 abanyamakuru muzi ko abapfuye bakeya bazwi ni 54 je pense, banuka bageze muri 50. Ubwo abarokotse ni bangahe? Ni bakeya cyane. Abarokotse abenshi babivuyemo. Umuntu wakomeje icyo gihe nibuka ni Edouard Mutsinzi. Edouard Mutsinzi ari mu bantu banditse inyandiko za mbere avuga ati ariko uko turimo kubireba turasanga nta gihindutse, ingoma zihinduye imirishyo, ariko abakaraza ni babandi, barasa naho ari babandi. Uburyo yakoze inyandiko yandikaga ikinyamakuru Le Messager, aza gukora inyandiko mu ntangiriro za 1995, aravuga ati ariko se nta n'amareshya mugeni koko, kuko yabonaga ibintu abasirikare ba FPR barimo gukora, agasanga ati ntaho bitaniye na bya bindi interahamwe zadukoreraga. Ubwo nyine urumva cyo bakoze ni ukumufata, bamusanze mu kabari ahantu yijyakiraga n'umuryango we n'inshuti ze, baramufata bamukubita amafuni, barahonda ijisho ku buryo ijisho ryavuyemo. Abaho ngaho muri Belgique, umuntu uheruka amakuru ye yambwiye yuko yabaye debile, donc yatakaje ubwenge. Ibyo birababaje. Ubwo rero nukuvuga ngo inkotanyi zo mu butegetsi bwazo kugira ngo zivugiremo ni ukwemera, ukaba ugakenyera, ukaba wiyemeje ko ugiye guhura n'akaga. Ubwo rero uko byaje kugenda, ubwo Mutsinzi bamukuye mu nzira, ariko abandi barakomeza. Haza abandi abitwa ba Hakizimana Paul. Nibyo ni ukwibukiranya ibihe bitoroshye abantu banyuzemo. Nagira ngo umunota umwe utubwire wowe ubona abantu bakabe bagera mu mwaka w'2021 abantu bakivuga ngo uko bimugendekeye ni nk'uko byagendekeye umuntu wo muri 80 ukabona ari ibintu bisa abantu badashobora gutera intambwe ngo bumve ko ushobora kuvuga ikintu kanaka atacyemera, ariko ntiyumve yuko agomba kuvana ku isi. Nta ntambwe yatewe Jean Claude, nta ntambwe yatewe ijya imbere, ni intambwe buri gihe igenda isubira inyuma. Muri ibi bihe tugezemo ntabwo umuntu yakagombye gutekereza ko kuko umuntu yazira ko yakoze inyandiko cyangwa yakoze reportage, ariko icyo nshobora kwemeza nuko abantu bafite courage barahari pe, kuko bariya basore bariya Bacuma Hasani buriya ibikorwa bye bifite ingufu nyinshi, bifite ubutwari budasanzwe. Urakoze cyane. Twakire na Jean Claude Nkubito, uri mu gihugu cy'Ububiligi, uri umwe mu bantu b'inararibonye mu mwuga w'itangazamakuru, nawe uratwunganira kuri iyi ngingo y'uyu munsi. Ahubwo ukomereza ngaho Ismail yarageze, tukubaza wowe wumva utangazwa no kubona muri iki gisekuru abantu bagezemo, abantu bavuga bati kanaka arafunzwe, nyamara hari ukundi byashoboka kugenda, niba hari n'icyo koko yaba yarenzeho kuko amategeko ariho. Ntabwo ari uko abantu ari abanyamakuru, wenda umuntu adashobora no kunyerera, ariko bikaba byagira uko bigenda, umuntu agakomeza umurimo we, cyangwa ariko ntibibe gutabwa mu kagozi cyangwa kuba yahohoterwa mu buryo ubu n'ubu, cyangwa ngo ashyirwe ku nkeke agende akebaguzwa kandi nta muntu yagiriye nabi. Nagira ngo mubaze mu myaka 30-40 ishize uko byari bimeze, abantu bashobora kuba bavuga bati muri ibyo bihe nyine abantu bari bataragira imyumvire y'uko ubutegetsi bushobora kunengwa, ko abantu bashobora kuvuga ko ibintu bigenze kandi bagasaba ko byakosorwa. Uyu munsi abantu bakabaye kuba bakiri muri icyo kigero nk'icyo mu myaka 40 ishize. Jean Claude Nkubito, tunagusuhuza kandi tugushimira ko nawe uhasesekaye n'ubwo wari wabanje kugira indi mirimo igutinzaho gato. Karibu turagusuhuza mbere ya murakoze. Ndasuhuza abo nsanze mu kiganiro, ndabona bose tuziranye.
ibintu Mboniga bavuze hari ikintu ngira ngo ashobora kuba atababwiye ariko kiriho. Mboniga bari mu bantu muri Ndahabi ngira ngo muri icyo gihe nibwo wari uri kuri televiziyo y'u Rwanda. Jewe muri ko mbona ubu ibintu bimeze, nubwo nzi ko muri icyo gihe ariko bakubise bamutsinze bakaba bamena umutwe kana bifite ubu ngubu mbona buri tubwo twakoreyemo, kuko twakoze mu gihe abahungu bo mu ntego bari ba Miyeri Nkuriza na Izayi birirwaga bamagana ifungwa ry'abantu. Procureur kubikwire Didi akabatumira akabaganiriza, twanabimusabye nyine urumva icyo gihe umuntu hari kiriho uburyo umuntu ashobora kuvugira undi. Namenya ko Mboniga yafashwe nziranye na Procureur nkamubwira ariko uriya muhungu mwamugira inama mukamureka. Ikintu kinera ubwoba ubu ngubu nuko icyo kintu nta miyaga irimo wa mugani w'abana bo. Ubu ngubu ni eguka nkumene. Biriya bintu biteye ubwoba, ntabwo abantu ngira ngo babibona uyu munsi bakagira ngo na kera niko byari bimeze. Ntabwo ariko bakoranye n'abantu bari mu bitangazamakuru bamubera Ntwari Theoneste batavugaga byanze bikunze rimwe na leta. Aba Mboniga bari mu ndorerwamo ngira oya sindorerwamo ngira ngo yari afite ikindi cy'amakuru yakoragamo, ariko nabanje mwisi nabanje mu bumwe na Sendanyoyema hanyuma njya muri L'air de Liberté na Hayimana. Bagwije ukuri ko igihe twakoraga muri 1994 na 5 na 6 na 7 kugera muri 1999 ngira ngo nibwo nagiye no muri Maison de la Presse nyibura, baradukangaga ariko ntibadukangare cyane. Twaratumizwaga ariko tukabona uburenganzira bwo kwisobanura, kandi icyo gihe hari inzego z'itangazamakuru zitari parike. Muri Ndahabi we ntabwo icyo kibazo yakigiraga ko yakoreraga radio ya leta na televiziyo ya leta, no kuvuga ngo we yari mu bisubizo. Ariko icyo gihe ni ukuri iyo ikibazo cyavukaga banza gutumirwa na Minisiteri y'Itangazamakuru yari iriho mukaganira. Hanyuma bari gukabya ariko umuseso wigeze kwandika ibibazo nagize ikomereze ntawe bitaba nyine wabigize nka muri Ndahabi. Wari ufite n'amahirwe ko mu ikubitiro wari uri ahantu wari muri siporo. Burya naho habamo politike nabyo ndabyemera, ariko ikigaragara cyo ushaka kuba yenda tutakingije abantu batwumva nuko mu gihe cyacu ni ukuri hari hakirimo uruhengekerezo, kuko hari mu Minisiteri iturengera. Ikindi ubuyobozi bwa Association y'abanyamakuru bwayoborwa na Karake Mweusi wari Liyetona mu ngabo, ariko wari umuntu w'umugabo ku buryo mwarabivuganaga avuga ati bazakumena ukabyumva nyine ukegengesera, dore ko umuvandimwe we ni nawe uri mu iperereza uriya Karenzi Karake. Ibintu mbona ubu zakumena tutakonte ndabona Ariane Mutumwe. Ibintu mbona ubu uyu munsi ntabwo nabibonye icyo gihe. Bishe umuntu nibyo bishe Apollos rwose, ariko wahareba ugasanga nibura abandi ntibahise bihisha mu nzu. Igihe duhunga mu 2000 byari bitangiye gushyuha, ariko ikibazo ni uko kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu bigenda bisubira inyuma cyane. Si impakana ko hari amakosa abanyamakuru bakora, ngira ngo ni nawe umusanzu ngira ngo ndi butange muri iki kiganiro, kuko iyo dukoma urusyo tugomba kumana ingasire. Ariko ikibabaje kugeza ubu ngubu ni uko leta ntabwo igaragaza ubushake bwo kugira ngo abantu bashobore kwisanzura. Kandi rero reka mbabwire, itangazamakuru uko rimeze ubu ngubu rirabereka ishusho y'imibereho y'abaturage muri rusange. Niba bahohotera abanyamakuru muzi bagira amazina birirwa bavuga kuri YouTube, byanze bikunze umuturage w'Inyarutarama, navuze ukomeye kuko bari ahantu hakomeye, n'uwo mu Biryogo, n'uwo mu Gafunzi wacu cyangwa se Ishangi, ntabwo ntekereza ko nyumba kumi umukuru w'umudugudu cyangwa umukuru w'akagari abamere neza. Nuvuga ngo buri muntu wese mu rwego arimo akoresha imbaraga afite kugira ngo ahohotere umuturage. Umunyamakuru we akajya kuri RIB kubera ko we aba yamenyekanye bamuzi afite amazina azwi. Biratangaje nako birababaje kubona uyu munsi hakiri abantu baterwa ubwoba no gutekereza utari wanavuga. Urakoze cyane Jean Claude Nkubito. Tumaze kumva abagabo babiri. Didas wihanganye tubanze twumve bashiki bacu nabo bafite ibitekerezo. Iyo Jean Claude Nkubito avuze ati ibyubu nta n'uwabigereranya n'ibyo mu myaka 20-30 ishize, bihita byumvikanisha yuko ibyo tubona
biteye impungenge ko tutibeshya kuko ni umuntu w'inararibonye. None reka duhere kuri Marie Aimée, urabona ari ibintu bigishoboka kuba umuntu yakora umwuga w'itangazamakuru koko muri bwa buryo bwanditse bwubahiriza ya mahame y'itangazamakuru mu Rwanda? Murabona ari ibintu bishoboka cyangwa murabona ari ibintu n'abari bafite ikarita yanditseho ko ari umunyamakuru ko bavana y'amaso? Ni ibintu bishoboka wowe nubwo birebera kure? Mbere yuko twumva Ariane Clarisse Mukundene. murakoze no kuntumira kandi nongeye gusuhuza abo turi kumwe ndetse n'abakuri iki kiganiro. Kugira ngo rero icyo kibazo mbashe kugisubiza, ndagira ngo nongere kubanza kugaruka ko kuba structure y'itangazamakuru muri iki kinyejana turimo yarahindutse. Ni ukuvuga ngo navuga wenda ngo hari itangazamakuru professionnel n'itangazamakuru riri libre ritari professionnel. Iri ngiri ryo kuri YouTube abantu batandukanye bakoreraho. Rero ntekereza ko icyo kintu cyo kuba haraje ubwo buryo bundi bwo gufunctiona, iyo mode de fonctionnement y'itangazamakuru riri libre ritari professionnel, ariko naryo rishobora kugaragaza ibintu itangazamakuru riri professionnel ryagaragaza cyangwa kuba ryifashe kugaragaza bitewe na condition ririmo gukoreramo. Ni ikintu ntekereza ko cyongera pression ku buyobozi bwo mu Rwanda n'ubw'ahandi, ku buyobozi ubwo aribwo bwose, siritu ubuyobozi butifitemo ubushake buhagije bwo kureka abantu bakagira liberté d'expression. Donc ni ukuvuga ngo ntekereza ko ubuyobozi bw'u Rwanda bwisanze buri confronté ku banyamakuru professionnel bushobora kumetiriza par ailleurs. Noneho habonekaho n'ikindi gice cy'abanyamakuru batari professionnel, bamwe bigira mu baturage. Umupolisi arimo gukubita umuntu agahita kamera agakubita kuri Facebook, agahita kubita kuri chaîne ya YouTube. Ngira ngo ibyo bintu byatumye pression iba nini cyane, hajyamo imbaraga z'umurengera mu gushaka gusakuma abo bose no kuniga abo bose, bahera wenda ku basanzwe. Twarabonye ba Karasira, twabonye ba Idamange. Ntabwo bavuga ngo Idamange ntabwo bavuga ko ari umunyamakuru professionnel, ariko nanone ntibavuga ko atari umunyamakuru kubera ko ibiganiro byagaragaje ibibazo byari muri sosiyete suke n'undi munyamakuru akora. Donc ntekereza ko icyo kintu ni ikindi kintu ntekereza ko cyatumye ubuyobozi bicana umutuku byacanye umutuku bavuga noneho karabaye. Niba n'abanyamakuru basanzwe nabo bari batangiye kuvuga tubacecekesha, bano barimo kuzamuka abaturage, qu'est-ce qu'on fait avec? Kubera ko nk'abanyamakuru bari mu Rwanda ubu ngubu, usibye bariya ba Cyuma, ba Theo, abenshi bari bantakora kondo, bari babandi bagarukira kuri stade, bagarukira mu nteko ishinga amategeko, bagarukira aho hantu heza. Nta hari ujya kumuhora hasi mu gishanga epfo iyo ngiyo. Hamwe hari umuturage uba muri Nyakatsi kandi ofisiyeroma nta Nyakatsi ba mu Rwanda. Haje abo ngabo bandi ba Cyuma, Fabien Cyuma we yari afite n'ikarita y'umunyamakuru iri ofisiyeri, yarigeze no gukora ibitangazamakuru ngira ngo cya leta. Ariko ndashaka kuvuga ko iyo pression yabaye nini cyane, ituma imbaraga zishyirwamo ari iz'umurengera. Kubera kugarutse rero ku kibazo wabajije cyo cya possibilité, umbore utarakomeza sisi nkubuze aho wari ugeze. Biriya abantu nk'aba Yvonne Idamange byamugwiza, umuntu yashobora kubivuga mu rwego rujyanye n'ubwisanzure mu bitekerezo, kuko muri iki gihe uwari wese ashobora gufungura chaîne akaba yavuga ibitekerezo bye. Hanyuma ku bijyanye na Cyuma, burya bari baramwangiye kongeresha ikarita ye. Ni ikintu yari yaramaze no kwishyurira, yari afite uburenganzira. Impamvu babyanze, icyo nacyo ni ikibazo abantu bashobora kuganiraho hano. Wakwikomereza kwari kugira ngo wenda nzi yuko hari n'icyo ushobora kuza kuvuga igihe nikigera ku bijyanye n'uko hari itangazamakuru nyirizina, noneho hakaba n'uko uwo ari we wese muri iki gihe ashobora gufungura urubuga nkoranyambaga akivugira ibyo atekereza. Nacyo ni ikindi kintu abantu baza kuganiraho. Wakwikomereza kugira ngo mu kanya tuze kumva. Impamvu nari mbikomejeho ni uko no mu rwego rwo kwifungurira urubuga rw'ibitekerezo hari igihe birangira umuntu atanzeho amakuru entre guillemets, donc agiye kwa wa mukecuru ushonje, bagiye kure wa mudamu wagiye kwa muganga kubyara, bikarangira batamwakiriye agapfusha umwana avuka. Donc bihinduka amakuru yatanzwe n'umuntu utari umunyamakuru ofisiyeroma,
ariko nyine ari amakuru kandi ari amakuru agaragaza situation iri peut-être catastrophique mu gihugu y'ubuyobozi butakagombye kunezezwa nuko ijya ahagaragara. Bref, noneho rero kubirana no kuba abantu bakwisanzura uyu munsi, ntago ndasubiza ngo yego cyangwa ngo oya, kubera ko ninsubiza ngo yego ndaba nirengagije ko bacyuma bafunze kandi bafunze kubera ko bagerageje gukora akazi kabo. Ninavuga ngo oya, wenda byaca intege wari kuzazamura umutwe ejo akavuga ati nanjye je morance dans cette aventure bien que azi ko imitego irimo ari myinshi. Rero ubigaragara ntago koko byoroshye kwisanzura, hariho censure, hariho ibihano, hariho imitego impande zose, ariko se tunabwira abantu ngo mucike intege? Oya na oya. Nta nubwo twakwirengagiza ko hari abari gukomeza kurikora muri iyi minsi, ntabwo ari benshi, no kuba bafite impungenge ni ibintu byumvikana, ni ibintu tubona twese umunsi ku wundi. Hari abahari, ntabwo dushobora kuvuga ngo nta bantu bakora itangazamakuru, hari abahari bagerageza. Celestin, turaza kugarukaho Mariya. Nagira ngo nyine nzamukire kuri yo Mariya yaravuze, avuze mu gifaransa ko ngo censure. Wenda nabaza nka Gasana wakoze ibitangazamakuru rwose mu kanya yavuze ngo wabaye pensionné, yisubije ku isuka, ariko ntabwo byemera kubera ko burya tuvuga cyane mu gipadiri ntabwo kituvamo. Nemera ko ntabwo rero itangazamakuru muri mushaka kubivamo ariko ritabavamo. Ko nyine turimo kubona ko inzitizi nyine zikomeye cyane muri kiriya gihugu, ndetse mu kanya Bwana Jean Claude yavuga ko rwose birenze kure ibyo twamenye mu mateka yacu yose kuva abatangazamakuru byabo mu Rwanda. Ese murabona n'ubu rero abantu bakora bati, hari akantu yavuze avuga ku censure, ese abanyamakuru bahitemo kuba bakwemera bakajya bigenzura ubwo biyita muri kiriya cy'amakuru ngo bigenzura, bemera rwose bagenda baruma bahuhaho cyangwa se bagendera ntabwo bigenzura bakore cyangwa se bigende bite. Rwose Bwana Gasana urabona bya quality muri kano kanya mu Rwanda turi muri kano kanya. Ikindi kibazo cya mbere wenda nibuze na Bwana Jean Claude n'ikindi kibazo mu kanya cyerekeranye no guhuza uburyo itangazamakuru irimo rikorwa muri kano kanya. Mu kanya Mariya yaravuze mu kanya ko umuntu afite abifitiye channel ye iri hariya itanga ibitekerezo by'nyine mu rwego rwo gutanga ibitekerezo byawe, ariko ugasanga mu byo uvuga hatangutsemo n'amakuru rwose inkuru ifatika yumvikana. Ese ndagira rwose Jean Claude aze gufasha mu kanya aducayurira ibyo bintu, tumenye itangazamakuru rihurira hehe no gutanga ibitekerezo byawe cyawe. Ese umuntu nka David tuvuge cyangwa se Rashid wese abazi, cyangwa se Dama cyangwa se Karasira, ahurizwa hehe na Theo w'umubavu kugira ngo aze kuducayura twitwara ko ndabizi cyane, arabizi cyane. Nagira rwose mbaye umwanya wadusubira ibibazo byombi, ariko tutongeye ko na Ariane Clarisse Mukundene wenda yagiye cyangwa ndakamubwiye ko ngibyo Mariya yaravuze mu kanya. Urakoze Celestin. Clarisse, Ariane Mukundene uraza kwibanda cyane ku bintu bijyanye n'inzitizi ziriho muri iki gihe. Ikibazo Celestin abajije, Dida ijambo ni ryawe, hanyuma mu mwanya tuze kumva. Okay, asante sana. Ikibazo cya Celestin aribaza ati abanyamakuru bakora bati muri context erega nuko muvuga mu Rwanda gusa, ubu ngubu ku isi yose muri no mwaka wa 2021 abanyamakuru ku isi 188 bafunze. Muri uno mwaka bishwe abanyamakuru bishwe ni 46. Ibyo ngibyo byatangazwe na Ntuza na kiriya kigo cya Reporters Sans Frontières mwenda yatubwiraga mu nsanganyamatsiko y'ikiganiro. So ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni henshi ibibazo bimeze gutya. Uko abanyamakuru mu Rwanda bakora ni kuko n'ahandi hari repression nyine bagomba gukora. Donc ugomba kumenya uti nta nkuru ikwiye ubuzima bwawe, ariko at the same time ukamenya uti nanone ntabwo ushobora guhara uburenganzira bwanjye. Nta muntu ushobora kunyamura uburenganzira bwanjye ukavuga navuka ngo ndavuga ngo ni balance ugomba gukora. Rero ni balance, iyo balance akenshi iyo ikorwa n'umuntu ku giti cye. Balance kuvuga uti eske muri situation ukuntu imeze ubu ngubu mu Rwanda, ukuntu rumeze isidoye ukuntu byatangiye na Ntuza Jean Claude
nk'ubitatubwiye ukuntu actually ubu ngubu byashijeho kuba nabi. So umunyamakuru uri mu Rwanda uri mu sosiyo nk'iyo agomba gukora akavuga ati kuko urumva ni dilema njyewe nkiko itangazamakuru umunyamakuru yajyaga akanzanira inkuru yazanira inkuru yantuze avanye muri conference de presse ati babuze iki nkashyira muri dustbin hanyuma ejo ikinyamakuru cyasohoka ati inkuru naguhaye se byageze biti nta nkuru irimo. So nkamusaba kugira ngo agende azanire inkuru nzima icukumbuye inkuru nzima nyine atari iyo muri conference de presse. Uraba abajya kuri mu Rwanda abenshi dufite ubu ngubu ni abafata Twitter ya Minadef bakayikoramo inkuru ugasanga inkuru iri mu kinyamakuru utayibuze igihe za telefa zayigira byose ugasanga nicyo kimwe na tweet ya Minadef cyangwa se nicyo tweet ya minisiteri runaka ugasanga barareproduiza propaganda. Iriya ntabwo atangazamakuru rero ugisha gutangazamakuru rizima ricukumbuye donc rishaka kuvuga rivuga icyo rishaka ko bumva donc ahura n'ingaruka agira ibibazo. Muri uwo mwanya rero uvuga ngo eske ugomba kwiyemeza kuvuga uti ngiye ingaruka ndazirengera ndashaka ngo wowe durwazanye nkabyirengera ngo mukora gutya nkabyirengera nkuko babikoze ukabizira kuvuga uti donc iyo ni passion iyo ni conviction y'umuntu. Uriya rero uburyo umuntu yakubwiye ngo ubu ngubu ntabwo nakubwiye ntishora gatwe bakamene hanyuma uzavuga uti ndase yarafite cyangwa se ntigiye gukora amatangazo ya conference de presse iyo ntabwo itangazamakuru. Iyo ngiyo ni ikintu umuntu yikorera ni umutima wawe ukubwira barasomba gukora ariko byo the truth of the matter nuko gukora itangazamakuru mu Rwanda biragoye kandi mu buryo bigwemo birumvikana kuko mugomba kumenya afete ntuza Kennedy John F Kennedy niwe wavuze isabukuru ya Voix d'Amérique itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri muri 1962 avuga ati leta itinye itangazamakuru ni leta itinye abaturage bayo kandi impamvu leta y'u Rwanda itinye abaturage bayo murayizi hari ibintu leta ishaka ko bamenya. Ntabwo leta y'u Rwanda ishaka ko abanyarwanda bagira kapasite yo guhitamo kuri n'ikinyoma kuri marishe ku isoko riri open. Ibyo ngibyo ntabwo bishaka irashaka ko abanyarwanda bo byishaka kubabwira. Jim Morrison niwe wavuze ati who controls the media controls the mind. Who controls media ni controls imitekerereze y'abantu. So nibyo leta ishaka. Leta ishaka control mind z'abantu. So ntabwo izemerera rero kujya wowe kugira ngo uze kubwira abaturage uze kubwira rubanda ibibazo abaturage bakangana cyangwa ibibazo abaturage byakizo bafite. Ibyo bizabikwemerera. So none Dida uyu munsi nk'uwakugisha inama ari gutegura inkuru ya yindi biba bigaragara ko hari ukuri yagaragaza kandi kukaba kudashimishije abanyabubasha abakomeye. Hari aho wagera ukaba wamugira inama yo kumubwira ngo yihorere batagufunga cyangwa bataguhohotera cyangwa wamubwira uti n'umwuga wawe yikoreye hari itegeko rikurengera. Ntabwo nta muntu w'umunyabubasha urusha itegeko ububasha. Nuko wamugira inama cyangwa wabigeza ukundi muri make kugira ngo tutuze kumva mu kanya Ariane Clarisse Mukundende. Reka nkubwize ukuri byaterwa n'uburemere bwayo. Hari inkuru nakubwire ni iyi nkuru reka nkubwire ndabyibuka nicanye na Bonaventure Bizumuremyi mu biro akimara gusohora inkuru imwe ndayibuka nicanye mu biro nabwo ni Bonaventure buvuye hanga shaka ahantu bugiye kabisa ko ibintu biramo ibibazo kandi ko byavuyemo ibibazo nibyo yatumye ava mu gihugu. Hari inkuru reba kuvuga uti eske ubu ngubu ushobora gukora ibi ya nyuma nibi ya nyuma ahantu ngiye kujya cyangwa se nimfa cyangwa se nimfungwa nzatanga umusaruro kuruta uko naba ndetse sinkanagiza amaguru yombi mu nyanja icyarimwe. Nkunganiye gato ya Didasi hari nanjye ubwo nari mu museso hari inkuru nabonye urabona abantu batanga amakuru bakaza kuzana ndayireba ndavuga no iyi nkuru ntabwo nyishoboye ndayihorera noneho bayishyira ntuza Amiyeri Nkuriza yafunzwe imyaka 2 azize iyo nkuru. Ibyo muri kuvuga bishobora kuba bigira uko byumvikana none murasobanura mute yuko byaba bitandukanye n'icyo bita autocensure ni ukuvuga
kwibuza gukora ikintu mu by'ukuri cy'inkuru ariko kubera ko umuntu avuga ati nahasiga ubuzima mu bisobanure muri make cyane dukeneye no kumva Clarisse Ntituramo. Reka mbanze gato nsobanure ku gituma umuntu ashobora kuvuga ati inkuru sinyitangaza. Mbere na mbere ugendera ku kintu bita ethique, ukavuga uti se ibintu nimbyandika consequences zabyo nizihe, yaba kuri njye yaba no ku bandi bantu aba nabo. Ugashyira ku munzani. Ugashyira ku munzani. None ubwo iyo ubona rwose ari inkuru igomba guturitsa bombe yihorere nibyo byiza. Urakoze cyane, murakoze. Yego Dida, hari ikintu ushaka kongeraho mbere yuko mu kanya twumva Clarisse? Dida, komeza. Oya ndiho turumva ubundi mu binyamakuru nk'ibyacu nk'icyo nabayemo naje no kuyobora abakuru banjye baramaze kugenda, twagiraga editorial meeting. Bavuga uti niho twigiraga mu makuru yose ari disponible, donc hari tugomba gutanga ugapeza report de contre. Urumva njyewe hari igihe batubwiye abanyamashari muri leta bati hari igihe umuntu yambwiye ati mwebwe you are free, ugomba kwandika ibyo mushaka byose ariko ibintu bireba his excellency kabisa rwose kabisa ngaho rwose gukorayo. Noneho ari umuntu publique, le président ni umuntu publique, ahubwo hano niwe twandikaho. Ahubwo ugomba kwandika ku musitwaye ariko kuri president ni ugomba kwandikaho ahubwo. Bashaka kwandika ibyiza gusa kandi byiza ari PR atari ko nimwe mwamaze no kwandika ibyiza noneho ibi mu byihorere. Noneho ikibazo kinagize nabwo rero bungu wowe ndabuse bimikwemereye ngo sizanike president w'igihugu, ejo buno uzabwira tunuzanike Kabarebe, ejo buno nguri tunuzanike APR, ejo buno nguri tunuzanike James Musa, nabwo sibo noneho zagira ndikanyimba kumi gusa. Ibyo ngibyo nabwo ibyo bintu bishoboka, ariko tuvugisha ukuri hari igihe kabisa hari igihe kabisa hari amakuru arebana ashaka kuba arebana n'umutekano w'igihugu avuga uti kabisa ino nkuru nyanditse nibuka hari ibintu by'intamba zari ziri muri Kongo haza ku bibazo bikomeye cyane, ibintu byaje kunyisha bareba Mugabe n'ibyo byose byari bantuza barusagara ngira ngo icyo gihe niba ibintu byo ngibyo avuga uti kamara kabisa n'igisasi ni bombe kirimbuzi, ni bombe karabutaka. Avuga uti ibi ngibi ndamutse byanditswe n'umutima nama wakubwira uti eske ingaruka ureba ingaruka mwibuka ko itangazamakuru ni public good, ni bien public, ni public good. No kuvuga uti inyungu y'ino public good n'igihombo kugira n'igihombo iri butere ugashyira ko munzani ishyize ku munzani ugasanga inyungu nizo nkeya urakrasa. Murakoze, turabumvise. Ngewe buriya najyaga nibwira yuko abantu nkamwe uko twabonaga mu museso nenzi ko nta nkuru mwatinya kuba mwakwandika, none mutanze ubuhamya bwumvikana. Ibyo muvuze nigeze kubyumvana Jean Claude Nkubito mu kanya araza asubiza cya kibazo cya Celestin kijyanye no kugira ngo agereranye n'ibi byateye by'uko uwo ari wese yafungura urubuga nkoranyambaga akavuga agatangaza cyangwa akavuga icyo ashatse. Mu kanya tumaze kumva Ariane Clarisse Mukundene ku bintu byo kugira ngo tumenye inzitizi z'ibanze two kujya muri bya bindi bisanzwe bihuriyeho n'abantu bose. Igihugu nk'u Rwanda uyu munsi inzitizi zituma uyu mwuga utari gukorwa cyangwa abantu banagenda bigengesereye n'umuntu wabyize ntabikore uko yakabaye abikora. Nicyo tugira ngo twumve Ariane Clarisse Mukundene atubwira. Urakoze Jean Claude, najya ngavuga ku kantu gatoya tudasaba uzanyuma mbone kugusubiza. Nge ndihebye ku binavuze kubera ko amasomo ndiho mfata ubu ngubu nari sanzwe mbizi, ni abanyamakuru babimazemo umwuga, namwe muri abanyamakuru. Aravuga ngo ikintu cyose kiri muri intérêt public uragitangaza. Ikiri muri intérêt public, intérêt public en principe ni ikintu cyiza kiri muri intérêt public. Ntabwo bien sûr ari ikintu kiri explosive gishobora gutera intuzi, ariko kiri muri intérêt public urakivuga. Aha ngaho rero nimuvuze yaravuze ngo igishobora guteza bombe ya karabutaka muri intérêt public mu nyungu rusange. Okay,
voilà ok aho ngaho je suis d'accord ariko cya kindi kiri muri intérêt public niyo gishobora no gutera iyo bombe ariko ari bombe qui va changer les mentalités wenda ari bombe ishobora kugira conséquences ku muntu umwe cyangwa ku bantu bakomeye on s'en fout ari abantu bakomeye on s'en fout ariko ari gifite bombe gishobora gufungura abantu mu mutwe icyo gihe nibyo intérêt public en fait bon ni entre parenthèses nashaka gukora twavuze ko itwaye intérêt public twumve ko abatuye igifaransa ari kuvuga mu nyungu rusange by'abantu benshi ibintu biri buzane inyungu ku bantu benshi cyane ariko nabwo ndenda nagaruka ko ntabwo bihuye n'ibyo Gasana yavuze Gasana yavuze ati ndamutse atanze urugero ufatika ati batubwiye bati kwandika kuri his excellence no mubireke niba hari amakosa babonye aho ntabwo ndi d'accord kubera yuko mu muntu uze mu itangazamakuru nibyo navugaga hari icyo n'ubu ngubu sinjya nkemera na gato nta nubwo ari ku bantu bose n'umwanzi wanjye sinabikorera ni ugufata kwinjira mu buzima bw'umuntu ukaba uri kwinjira mu buzima bwa perezida wa repubulika kwinjira mu buzima bw'umukuru w'igihugu bwa buzima bwite bw'umuntu aho ngaho ibyo ntabwo biri intérêt public ariko ikintu cyose kireba nka intérêt public mvuga ni nk'icyo yavuze ijambo yavuze ntabwo uvuga ngo ntabwo uzaryandikaho bata kuri iyo politika rwose tubonye nk'ahantu bigaragara ko hari ahantu arimo kunyereza amafaranga y'igihugu reka ndeba nk'urugero ahubwo iyo nkuru wayikoraho aho urabivuga kubera yuko ni n'amafaranga y'abaturage nibyo atarise nkunganiye gatoya kuri ibyo birebana tuvuge nk'ibintu birebana n'ubujura Didas arabizi ikinyamakuru Rwanda Newsline cyayoborwaga na John Mugabe cyakoze inkuru ku bintu birebana n'igisirikare ubundi ibintu by'igisirikare koko nta muntu upfa kubituritsa ngo abishyire hanze urumva icyo gihe byari binakaze u Rwanda ruri mu ntambara noneho John Mugabe yatangaje inkuru y'ukuntu bariya ba Rusagara banyereje amafaranga yo kugura indege bagura indege ariko n'amapiyese ya fake indege bazakije zanga kuguruka ibyo rero yarabyanditse noneho bamujyana mu rukiko ariko byo kumutera ubwoba nyuma barabizinze ku rubanza sinzi n'ukuntu rwarangiye ni nyuma ba Rusagara abo ngabo barabibajijwe ariko urumva nyine bavuze ngo urimo kumena amabanga y'igisirikare hano ngo ibyo ngibyo ngo nukwangiriza igihugu aho ngaho nibyo tuvuga tuti nuko bigendamo gahoro umuntu ugiye mu bya gisirikare aba yikoreye urusyo aho ngaho reka nkubwire iyo just example utanze ibyo bintu urabona byari ingabo z'igihugu n'iz'igihugu zituzwe ifaranga ryose rijya ku ngabo z'igihugu ni ry'umuturage aho ngaho urumva ni amafaranga ni ingabo z'igihugu zagiye mu bintu biri etike bidafite aho bihuriye n'umwuga wo kuba abanuzi urumva ntabwo ari ibanga ry'igisirikare ni nka wa musirikare ibanga ry'igisirikare ni ukuvuga ngo izo ndege z'igihugu ntabwo ari nzima oya no ariko ukurikira uko byagenze ntuganire gatoya example waduhaye ntabwo zari iz'ingabo z'igihugu yari intuze bari abantu bagiye kugira bakoze amanyanga kuva amanyanga yakoze niyo yaba ari ingabo z'igihugu ni ugukoresha iby'igihugu mu nzira zitari zo si byose kuko wari ugiye kuvuga iki ihangane gato urahita ukomerezaho wari ugeze nari mbonye Jean Claude Mwitazamuye agatoki mu nteruro ebyiri kugira ngo Clarisse akomeze ngira ngo tugomba kwiga gutandukanya amabanga y'igihugu atagomba gupfa kubwirwa abaturage n'ubujura runaka bwakozwe inkuru ntabwo ari igisirikare aho ngaho inkuru ni ubujura bwakozwe n'abantu bashobora kuba bari muri logistique y'igisirikari bashobora kuba muri logistique ya ekonomi yindi muri commerce n'ahandi bibye ntaho ibyo bihuriye n'igisirikare excusez-moi ikindi ngira gatoya Marieme
ni uko twebwe akenshi mu bihugu bya Afurika n'u Rwanda rurimo usanga abasirikare ari abasirikare ko bakora n'indi mirimo, ugasanga ni umusirikare ariko ni na guverineri w'intara X, ugasanga ni umusirikare ariko ni na perezida wa komisiyo y'ibi n'ibi. Donc niba igihe cyose ashaka ko bamubona muri simoko kugira ngo bamutinye be kugira n'uvuga no mesi ça va pas le faire quand même. Clarisse wakomeza. Okay, sinibuka naho nari nagira ngo wari ugerageje kubanza kunyura kuri iyo ngingo nayo yumvikanisha ibijyanye ni inkuru yiha abantu batinyuka gukora niyo batatinyuka, ariko ibi nabyo ntibize guteza ikintu cy'urujijo ngo abantu bazajya bigurutsa gukora inkuru bavuga ngo ni cya bombe cyagirira gute na gute. Oya, ahubwo wagira ngo ubivugaho gato umaze no kutuma tuganiraho twese, wakomeza no ku kintu cy'inzitizi ziriho ziteye impungenge zitakagombye kubaho zituma abantu badakora itangazamakuru cyangwa se banarizira, kuko tuzi yuko hari abafunze. Inzitizi ziriho mu Rwanda muri iyi minsi ku itangazamakuru. Inzitizi muriho ndasubira inyuma kugira ngo ngaruke ku bintu kugira ngo mpere ku byo Jean Claude Nkubitoza avugana Ismail Dayer abivuze, aho kuko ndavuga izo nzitizi par rapport ya mbere, aho yavuze ati ubu ngubu biteye ubwoba kurikije ukuntu bakoze mbere. Niba hari ikintu kimbabaza ni ukumva ko mu itangazamakuru ariho honyine urebye ahandi byagiye bigenda wavuga uti twateye imbere gato wenda tugasubira inyuma, tugatera imbere tugasubira inyuma, ariko mu itangazamakuru niryo ryonyine ryakoze ya evolution à l'inverse. Donc nk'umuntu wari ugeze aha agasubira inyuma, donc agasubira muri antiquité. Impamvu mbivuga ni ukubera iki? Ndahera nko muri Ismail yigeze kubivuga avuga 90-94, njye noneho ndahera na mbere yaho muri za 80, donc 90 kuzamuka kuri 89 et harya hari imvaho, hari n'ikinyamateka. Nibyo nta tangazamakuru ryigenga ryari ririho, ariko nk'ikinyamateka cyageragezaga, ni nacyo kivuga ko aricyo kintu twasomaga, cyari kirimo abantu b'abahanga bakora critique professionnelle, kubera yuko ibi tubyumvikanaho. Ntabwo kuba wigenga no uko ba critique professionnelle nk'umunyamakuru ntabwo ari ugusebanya. Niyo mpamvu nk'ubu ngubu ibintu biriho nk'abanyamakuru byigenga wenda tuvuga bya opposition n'ukuntu, ariko si bya opposition n'ibya leta yo bivuga abo muri opposition, ubu ngubu ikibazo birasebanya byose, ntabwo byandika inkuru ziri professionnelle. Naho hari ikibazo nka kinyamateka yaranengaga ubutegetsi bwari buriho, ariko ukabikora. Niyo mpamvu wanasomaga ukavuga uti ubona harimo ubwenge, bya bindi binanenga ariko bifasha byubaka, no kubona ko kuko ari itangazamakuru. Munyemerere wenda tujye twirinda kuvuga ngo byose ibinyamakuru byose, kuko kugira ngo n'uwumva yitanga atiyumva tumushyize mu gatebo kamwe, ariko icyo bashaka kuvuga cyo kirumvikana. Wenda ndavuga en general. Donc noneho n'imvaho yari iriho, ndi kuvuga ndagira ngo nze kuza kuvuga inzitizi z'iki gihe. N'imvaho yari iriho, imvaho yari iriho ntabwo yari muri propaganda, cyari ikinyamakuru cya leta, ariko ntabwo cyari kiri muri propaganda yo gusingiza leta. Imvaho yandikaga ibyabaye ku Kibuye, mu Ruhengeri, Kigali, ibintu amakuru y'abaturage, nayo warayisomaga ukabona ibyo bandika no objectif, ntabwo bagiye muri ntuzi, kandi ari ikinyamakuru cya leta. Rero tugeze muri 90-94 no mvuga agahinda kanyica, nuko hariya hahise havuka biriya binyamakuru byose bya Rwanda Rushya, bya Le Soleil, Air de la Liberté, Imboni, biriya binyamakuru byose bya opposition, ariko byandika byisanzura kandi harimo professionnalisme. Tubivuge ifo kubivuga ibinyamakuru bya propagande nakwita na tabloid hano, donc byandika ibintu by'amafuti, by'abaryamanye, abasomanye, abagize gute, byinshi. Ibyo binyamakuru bibaho na hano birahari byinshi cyane, binakorera n'amafaranga menshi kurusha n'ibintuzi. Icyo ushaka kuvuga nuko biriya binyamakuru tubona i Rwanda byaba mbere byaba n'ubu ngubu byahozeho, nino birahari byinshi cyane. Ikibazo u Rwanda rufite ubu nuko ari byo byonyine bihari. Nicyo kibazo, nuko ari byo byonyine ni la majorité, cyangwa tuvuga la majorité kugira ngo numva ko ari byo byonyine, nuko ari byo byonyine bya majorité nibyo gusa. Noneho bya bindi by'itangazamakuru bya nyabyo nta bihari.
ubu ngubu umbajije uti ni ikihe kinyamakuru nagereranya na kinyamateka cy'iki gihe nta gihari na gito n'imvaho nayo njya nyisoma gake cyane ariko nayo ntabwo ikiri yamvaho twabonaga imbere no inzitizi rero ubuze yari imvaho cya ya ngo nimvaho icyo bashaka kumvikanisha cyane cyane ni uko mbese ibifite ubushobozi kuko burya n'ubushobozi amikoro ni ngombwa nibyo wowe ubona bitajyana muri za nshingano abaturage bari babitezeho bike bigerageza bikaba bidafite amikoro wenda nicyo ngicyo nacyo n'inzitizi ubona simbizi nimba ari amikoro kuko amikoro urushatse kuvuga umutungo reka nkubwire uretse kuko ntabwo ushobora kumbwira uti hari amashuri yaje private menshi yigenga n'aya leta hari na university ntushobora kumbwira ngo habuze abantu b'abategetsi bambe b'abahanga bashobora kwandika iki ahubwo mwabivuze nibyo Jean Claude yavuze baba wiza kwandika kuko uzarebe n'abandi bahanga bose bahari aba economists ubungubu mbese aba economists ubungubu batanga ubumenyi bwabo bwo muri economy ntabwo babutanga kubera ko bafite ibibazo ubungubu umuntu wese ufite ubumenyi buhagije ntabwo abukoresha nk'uko bagomba kubukoresha noneho mu itangazamakuru ahantu bibabaje baravuga ngo bacyuma baravutse ngo YouTube zaravutse zigomba kuvuka za YouTube kubera ko nta muntu uhari uvuga ibibazo by'abaturage atagiye muri propaganda nicyo kibazo gihari nta muntu ubu ngubu njye ntabwo sinkunda kwandika propaganda nkunda kwandika ariko ibintu byose nandika ntabwo mbikura mu bantu bo hanze njye mbikura mu Rwanda mu byo mba nasoma mu binyamakuru by'i Rwanda niho mbikura nta n'umuntu mpamagara ngo ambwire kuko byo nta nubwo bibaho ntibidashoboka ndagenda nkareba inkuru zavuzwe cyangwa nkakora video zavuzwe noneho nkareba ukuri kwabyo sabide nimitiriza ntuzi kuko sishobora kwandika ibyo nahimbye nkakora cyuma nicyo namukundiraga yarajyaga mu giturage ku muntu akamuha mikoro umuntu akivugira umuturage nimba avuze ukwabaho ukuri kurenze uko nguko n'ukuri donc iyo niyo nakwita ntuze journalisme ya reportage sur le terrain kuri niko kwari kuko ntabwo cyuma yabaga himba donc nicyo kibabaza ukuntu bamufashe bakamufunga baramurenganyije kuko cyuma avuga ibyabaye sur le terrain nimba bashaka kumuvuguruza uwundi muntu yagenda akavuguruza ibyo avuze ngo umuturage impamvu biriya byose zira YouTube zivuga Future TV ntiwayibonye no Future TV ntabwo yagiye kumuvuguruza a partir y'inkuru yavuze yagiye kuvuga ngo ni umuheza ngundi ngo bakana genocide oya iriya Future TV igomba kuvuka parce que nibyo nahoze mvuga biremewe donc ni propaganda iremewe ikibazo nizira dokuno kugucecekesha abantu bose ntagire niho mvuga ko itangazamakuru u Rwanda rwihama peta ahantu hose ariko mu itangazamakuru hari ubwo rufite zero ruri muri mwe iki kandi no kujya ariko twitondera twese amagambo dukoresha kuko kuvuga ko ikintu kigomba kandi mu by'ukuri kidakwiye uburyo byumvikana burya ni ibintu abantu bakwiye kwitangazamakuru ndemera kuba umuheza ngo ndekurwa une intransigeant Jean Claude nagahinda mfite oya ni uburyo bwo kugira ngo hatagira n'uwibwira ko hari uwashima ikidakwiye gushimwa nta n'ukwiye kumva ko yakwishimira gukora ibidakwiye ni muri ubwo buryo Jean Claude hari ikintu kigeze kuba ku museso muri museso wari warafashe position nziza n'abantu barawushimye bawizera bakawugezaho ibibazo byabo aye moma Perezida Kagame ajya mu nama n'abaturage arababaza ngo mbese ko nabahaye abayobozi kuki mutabagana mukajya kubwira umuseso iradisa nuvuga ngo abantu rero bumvise yuko umuseso mbese ubangamiye ubutegetsi officiellement bivuzwe na Perezida wa Repubulika icyo kintu nacyo kiri mu bintu bituma abantu bavuga bati ubwo Perezida atumvikana n'ibinyamakuru reka da bakabigendera kure
ikibazo reka ifa kureba culture rwandaise umuco wacu kumeze. Abanyarwanda kuva kera bumva radio niyo hantu hambere barasomaga burya kuba twarize gusoma nicyo kintu cya mbere. Umunyarwanda arasoma ntibazamubeshyire ngo yumva abategetsi abanyarwanda. Niyo mpamvu biriya binyamakuru byose byabaga très populaire nuko abanyarwanda ntibasoma ibitabo ariko ibinyamakuru barabisoma. Noneho ikindi turi na sosiyete y'ibihuha, dukunda ibihuha. Ikinyamakuru gifite ibihuha kiba populaire, kivuga ibihuha kubera iki? Kubera ko nta amakuru ya nyayo ntabwo batuma ahita. Niyo mpamvu kuva nta tangazamakuru badatuma itangazamakuru ribaho komilifo, kandi iryo tangazamakuru nta nubwo ribabangamiye kubera ko yufuze ibiriho bikosore. None se nimba cyuma agiye akavuga umuturage akavuga ati nta kazi maze imyaka 15 nta kazi mfite, icyo ni afite umuturage abwiye leta ati gira icyo ukora kuri chômage, kuko ntabwo mbyumva ukuntu no muri bihugu bikize ntabwo ibintu byose biri parfait. Ntabwo ushobora kugira igihugu cy'u Rwanda gikennye ku isi noneho ngo ushaka kuvuga ngo u Rwanda donc igihugu cy'u Rwanda kigizwe na bariya 1% gusa niho ugomba kuvuga. Nuko barya neza, bameze neza, bigenda neza, byose 99% nibazo barimo ngo ntubivuge, ntubyandike, ntugire icyo ubikoraho. Ntabwo bishoboka. Ariane Clarisse Mukunde, unyanganiye gato kubera ko Didas Gasana yambwiye ko hari izindi nshingano afite mu minota itarenga 5. Ndagira ngo nawe agire icyo akunganiraho duca akarongo twerekana ikibazo cy'inzitizi. Mu ntangiriro twateze amatwi abanyamakuru bamwe mu batamerewe neza, harimo n'abafunze, basobanura uko bakora, ibibazo bafite, uko babona babangamiwe. Ibyo byose ni byakomozaga ku nzitizi. Niho ngira ngo Didas Gasana bishobotse akunganireho, yumva hari n'ikindi ashaka kuba yavuga ku ngingo z'uyu munsi kuko ari hafi kugenda abe yagikomozaho. Inzitizi turakomeza tuzunguraneho tuza no kujya kuri cya kibazo Celestin Sebahire yari yabajije Jean Claude Nkubito. Didas, urakoze cyane nicyo ndakubwira muze kumabarira mbasezere. Nagomba kujya ariko ndacyafite 20 waravuze 20 nayijeje imbere. Ikintu nshaka kugira ngo ntuza Ariana yumve, nta Didas Gasana nta nkuru nimwe nigeze nyonga nka Didas ngo nyitinye kuyitangaza. Never kabisa, nigeze bimba mu buzima bwanjye. Ariko ntabwo bivuguruza ibyo wavuze mbere buriya. Context watanze wowe wambashije ngo ushaka kugira umuntu inama kugira ngo inkuru runaka yihorere, uramutse urebye ko yateze ikibazo cyangwa wambwira uti komeza n'uburenganzira bwawe bikore. Wambwiye ngo ushaka kugira umuntu inama, ntiwabuze ngiye ubwanjye. Urumva ntabwo ugize ubwanjye kuko ugomba kumenya eske niba ngiye nkibazo ibintu twagiye twandika nk'ibyo bintu bise twagiye tubyandika ndibuka twandika mu 2009 kuntu imishahara y'abasirikare badafure bajyaga bayiba mu Rwanda. Ibyo ngibyo ndabyibuka byahitaje ibibazo. Ndibuka igihe cya mbere barabizi, igihe cyanze, igihe cya bashaka kuvana Kayumba Nyamwasa mu ntuza mu gisirikare twabyandika bakabireka, kandi baratuje kubyandika. Ndibuka hari igihe ahunga ikibazo cyagize Kamara page mu nyibizo de page bayikuramo. Ikinyamakuru kiza inkuru iri kufote idani inkuru bayivanyemo kubera leta yeto baratuje kubyandika ibintu nk'ibyo biremereye. Ariko icyo vuga yivuze kugira umuntu inama ni amakuru ashaka guteza igisasu kirimbuzi. Ndaguha urugero, Andrew Mwenda ni umunyamakuru ubu ngubu yabaye ikindi kintu, ariko kera kiri umunyamakuru, yari umunyamakuru ukomeye cyane, yari umunyamakuru uri investigations ikomeye cyane muri Uganda. Yize kwandika inkuru avuga ukuntu indege ya John Garang wahoze ayoboye SPLA muri Sudan yishwe ku mabwiriza ya Museveni, kubera ko Museveni yamuhaye indege imuvana Uganda South Sudan. Donc yamuhaye lift, yamuhaye indege byabyara Imana nuzana na byari Imana gukunda lift. Yamuhaye indege imutwara kumwe ngo yerepaze kumwica, kandi kuko icyo gihe kabisa indege ya John Garang yakoze accident mu kirere arapfa birarangira.
baramufunze yamaze amezi 3 muri gereza. Kuvuga ngo Museveni niwe wishe John Garanga amutagiye mu ndege. Ubu ngubu ejo bundi baramaze bati usubiye icyo gihe wandika biriya bintu. Ubu ngubu babyandika ati ya tarabyara kwandika ati nasanze kabisa nanjye ntabwo byarutendere. Hari ibintu ubona kabisa bikomeye, ariko ibintu birimo ubujura, ibintu birimo sorry, of course ibintu byose tubyandika. Nicyo nabwiraga, nicyo nasubije. Umbabarire gato, yasobanuye ko atabyandika kubera ko atarabifitiye ibimenyetso, cyangwa kubera ko kabone naho yaba yarabifitiye ibimenyetso ko yumva atabitinyuka. Ibintu bibiri bitandukanye, ni ibintu bitandukanye. Yavugaga ko ari ikintu gitusha kuri sekirite y'akarere, kuri geopolitike y'akarere, kuri sekirite y'akarere gikomeye cyane, cyateza ibibazo biruta icyo byakemura bigiye hanze. Kabone naho byaba ari ukuri. Kabone naho byaba ari ukuri. We niko yabivuze. Kandi nanjye niko nakubwira, ugomba kuvuga uti ugomba kubalance bien public good, if ya public kumenya information z'ukuri niyo ukuremo ningo byatera baramutse babimenye. Erega Andrew Mwenda yaje kuba corrompu, he's corrupt now. That one is true. Ibyo ngibyo ndagemesera kwijana, but that's ibyo ngibyo beyond bitandukanye n'ibisano atanga. Of course I know he's not ntago kiri wowe yarameze mbere. Still niza babimubajije actually atara that much corrupt. I'm brave no ngo ugomba kureba. Erega natwe abantu before biyumye ko nawe ugire conscience yawe, ugomba kuvuga utari ko uti ino nkuru mu by'ukuri turabanyarwanda turabanagihugu nano turahangaha hari bitavuga bayiza, hari ibintu umuntu avuga ati kubera inyungu ati kino kintu gishobora guteza ikibazo. Reba uzi ntuza amezi ntuza bari kare Board bari bamaranye amakuru ya ntuza ari yatumye Richard Nixon yegura Watergate scandal. Uza amezi bari bayimaranye bajya muri za Sena babareza tubitangaza imisi biteza ikibazo, ariko final bamaranye amezi 3 nyuma zo kubitangaza kuki bagize umutego bakavuga ariko bidumeje gutera ikibazo, bakabanza bakitonda. Buri gihe rero sometime kandi bavuga ukuri kose afe si byiza kuvuga ukuri ko hari igihe ukuri kwishi gushaka guteza ikibazo icyo gukemura. Iyo turegeme n'ubuza busanzwe bwa politike, nk'ubu urebye uburyo umuntu yapfuye yishwemo byamye bigirwa ibanga. Ejo bundi bwo ababiligi biyemereye ubwabo ko aribo bamwishe, niko bamwica byagenze nyuma y'imyaka hafi 50 birangiye bibaye. Ngera nahamya ko hano indege Habyarimana arazwi kandi kuranzwe, ariko bihora bigenda bigirwa ibanga ku buryo ntekereza ko hari igihe bizagera nabyo bikajya kugaragara ku buryo bweruye rwose nta kugira. Ibyo nagemera rwose ko hari ibintu bimwe koko hari ukuri koko bamenda ngo tutuveze pas bon à dire. Nanjye rero ko hari ibintu koko mbe no mu buzima busanzwe bwa politiki cyangwa mu buzima busanzwe wumva ko ibyo bintu kubivuga muri uwo mwanya bishobora kuba byateza ingaruka mbi kurusha uko byatera ibyiza. Ariko mukagerero urenya ko azamenya aca umurongo hehe, wa murongo utukura mugane wa wundi azawushyira he ikibazo. Jean Claude nimba hari nabaza ikibazo gito cyane. Yego kibaze. Hari ikintu nashaka kubaza Didasi, kwa kundi uvuga uti ntabwo narebaga nk'inkuru ukavuga uti sinashobora kuyivuga nk'uko na Celestin yarabivuze ati niryari uyikora. Hari n'ifasi yo kwandika, sinzi nimba biba byemewe mu bitangazamakuru wandika inkuru utayihamya ariko uvuga uti dore uko werekana the fact ufite zose, noneho abantu akaba ari bo bikorera inkuru. Sinzi nimba bijya muri journalisme d'enquête n'iki cyo gihe, kuko impamvu mbivuga nuko kubera iki impamvu mbivuga ni nayo impamvu dufite mu Rwanda journalisme y'ibihuha. Donc haba ibihuha byinshi kuko haba hari ibintu byinshi
abanyamakuru bagombaga kuba banditseho batavuga kubera ko biba bivuga bati o birakomeye noneho bariya bose b'ibihuha akaba aribo babyandikaho kandi ibyo bihuha bikanasohoka bikaba ari nabyo bisohoka ni gute icyo gihe nka buriya iyo ufite nk'izo nkuru ubona simbivuga gutya ni gute ubyandika utanga fagite ufite refe ufite noneho nka biriya by'indege par exemple ukavuga uti dapure ibyo abantu bavuga bimeze gutya na gutya ibyo abandi bavuga bimeze gutya nta kintu wafirimye ariko ushyize turedone imbere ese ibyo biba byemewe cyangwa ni journalisme y'igihuha naho nabazaga biba igihuha cyari ikibazo kubajije ibyo biremewe cyane biremewe cyane nta n'ubwo akazi kacu ari okay akazi kawe n'abakuru ntabwo ari ukugira ari kwemeza abantu kubasogotera ngo batamike ibintu uha abantu done uha abantu fact bakishungurira rwose ibyo biremewe cyane nanasubiza nanone niba unyemereye nanasubiza Celestin cyangwa yati umurongo utukuru uca hehe rega ikintu nkuna kubabwira kuvuga ngo kuri kose sikwiza kuvuga nkuko abivuze nanda nibyo nabwiye ushe turi mu kigana nabwira nti ntago ushaka kujya kudesta ubujyakuzimu bw'inyanja n'amaguru yombi urumva ni kimwe n'itangazamakuru rero suppose ko ibintu ndamajya yavuze byose ari byo let's suppose ko byavuze byose ari byo eske tayimega kuvuga iriyo nge iyo naruguma yanjye ushaka kuba mfite ukuri ngomba kuvuga ariko nkareba timing yayo nkareba ingaruka zayo havuga kino cyo gihe umuntu buri muntu wese ni moral agent umuntu agency yawe ese ubu ngubu hari abantu batatinya kuvuga muri 94 mu 2000 ariko ubu ngubu abantu barabivuga hari utavuga ngo ushaka kuvuga imyaka 5 iri imbere urumva ni inkuru yose nkuru yose kujeho ubwo turi kuvuga ubu is this the timing harava miki harava eske ikivamo niba cyo kibikuruta kubiceceka wowe as a moral agent wowe as a citizen donc iyo ntuza iyo balance ni ku giti cyawe wiko nta muntu uyikorera ni uyikorera ku giti cyawe rwose nta muntu uza kugenda n'abantu bose bakora gutya na gutya kabisa ntidushobora kuza kubigarukaho mu gice cya kabiri kuko nk'urwo rugero rutanze buriya ni ibintu bisaba ubushishozi utekereza umuntu wafunzwe yamaze kuvuga ibyo atekereza hanyuma agahura n'icyo twakwita yicarubozo kuko niba umuntu afunzwe akajya muri ya mihango y'abadamu agahura n'ibyo bibazo ntiyitabweho ntahabwe ibyo akwiye n'umuryango washobora ntaho bitandukaniye n'icyo hanyuma akazaza imbere y'urukiko akavuga ati bya bindi navuze ndabisubiramo ahubwo muhamagara isi yose intege amatwi ibyo ngibyo kugira ngo umuntu azavuge ngo nta bushishozi burimo ibyo wenda abantu bagira uko babiganira tuze kubigarukaho mu gace ko mu kanya. Nyuma y'iki gice cya mbere turateganya no kubagezaho igice cya kabiri mu masaha ari imbere. Turabashimiye ko mukomeje kubana natwe, turabifuriza mwese kugira ibihe byiza.